Mwiriwe neza, mwiriwe inshuti zacu z'akadasohoka, dukurikirana mwibereye ahantu henshi hatandukanye no muri diaspora, mwese turabasuhuje nk'uko mudukurikirana muri benshi kuri YouTube channel yacu G-Boy Series. Murabona twabazaniye uyu munsi urutonde cyangwa se icyegeranyo cy'amafoto y'ubukwe bw'abana bifuje kurushinga inshuti zacu Darius na Rosine. Izi ni inshuti z'umuryango dufatanyije kuba muri ino si n'umurimo w'Imana muri rusange. Uko mubibona hari byinshi twagiye dukurikirana dushaka kubagezaho, kubereka umuco n'imyifatire y'ubukwe. Muragenda mukurikirana uko bigiye bimeze, uko ubukwe bwagenze, uko musanzwe mubona ubundi bukwe bw'ahandi hantu hatandukanye. Ntabwo hajya haburamo akantu, ariko rwose aha hantu harimo Imana. Tubifurije gukomeza gukurikirana iyi videwo y'icyegeranyo cy'aya mafoto, n'ibivugirwamo, n'ibyakorewemo, imisango yose irimo, ukayikurikirana. Nk'uko tudatinze, murabizi ko kudukurikirana byoroshye, hari gukora subscribe kuri G-Boy, ku batayifite bagasacinga G-Boy Series. Biroroshye cyane, ugakora ukazogera kugira ngo ujye uhora ubona inkuru n'ibindi byinshi duhora tukuzanira. Ukakora subscribe, ugatanga komenti ku gitekerezo cyangwa se inyunganizi ushaka kuduha, n'ibindi wumva yuko twazazana ubutaha, ukabisiga muri komenti, ugakora like. Duhora tubifuriza kumugubwa neza muri rusange. Murakoze, mukomeze gukurikirana no kuryoherwa icyegeranyo cy'aya mavidewo n'izindi ziraza soon. Murakoze. turaho rwose, turakomeye. Tera intambwe wigira imbere, uze gukore ku byano no kukirwa wundi. Muraho cyose sinahabwa ikirwa, iraturinze rwose, namwe nuko nuko twishimiye ko amaso yawe areba niko mubita, ntabwo twaze.